bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Pasika nziza. Ntangiye inyigisho y'umunsi mukuru wa Pasika mbifuriza mwese Pasika nziza aho muri n'imiryango yanyu. Ingingo remezo tugiye kuzirikanaho iragira iti nimugira amahoro. Pasika yacu ni Kristo witanzeho igitambo. Kuwa mbere w'isabato Maria Madalena na Maria wundi bazindukira kumva. Bari bazanywe no gukora imirimo yo gusukura imva nkuko bisanzwe mu muco wa gipfura mu kwita kwashyinguwe ukunda. Bageze kumva basanga irarangaye. Umumarayika wa Nyagasani arababwira ati uwo mushaka ntari hano, yazutse, ni muzima, ntakiri mu mva, nimuze mwirebere. Bamaze kwitegereza bagira ibyishimo byinshi bivanze n'ubwoba, ariko Yesu arababonekera arababwira ati nimugire amahoro, nimuhumure ninjye, mwigira ubwoba. Nuko biruka bajya kubibwira Petero. Bahindukiye bazana na Yohana. Bageze kumva basanga nibyo koko imva irimo ubusa, kandi hirya hari abarinzi bari maso. Bagenda bishimye bajya gutangaza iyo nkuru nziza hose ko Kristo ari muzima, ko yazutse koko. Icyo tuzirikana, igisobanuro cya Pasika. Ijambo Pasika rituruka ku nshinga y'Igiheburayi Pasah, bivuga kwambukiranya. Reba mu gitabo cy'Imuka Misiri mu twa 12 umurongo wa 12. Ari naho Abayisiraheli bahereye bahimbaza uwo munsi, bibuka uko Uhoraho yabatabaye, uko yabakirije ubuzima bw'ubucakara, akabambutsa inyanja y'umutuku bava mu Misiri bajya mu gihugu cy'isezerano. Kuri bo kwari ukwambuka bava mu rupfu bajya mu buzima, nkuko tubisanga mu gitabo cy'Ivugururamategeko umutwe wa 27 umurongo wa 1 kugera kwa 3. Kuva ubwo Abayisiraheli bahawe inshingano zo guha uyu munsi agaciro, nkuko tubisanga mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugera kwa 2. Ahanditse ngo uko kwezi kuzababera intangiriro y'amezi, kuzaba kwa mbere mu mezi y'umwaka wanyu. Guhimbaza uyu munsi mukuru wa Pasika nk'umunsi mukuru wa mbere mu mateka y'Abayisiraheli wakomeje guhabwa agaciro. Ku bakristo ba mbere uyu munsi Yesu yazutseho niwo wafashwe nk'umunsi mukuru uruta iyindi yose, nkuko Pawulo intumwa abivuga abwira Timote mu ibaruwa ya 2 umutwe wa 2 umurongo wa 8, amubwira tujye wibuka Kristo wapfuye akazuka. Ibyo kandi akabibwira Abanyakorinti ba mbere mu ibaruwa yabandikiye umutwe wa 15 umurongo wa 17, ababwira ati kuko niba Kristo atarazutse, ukwemera kwacu kwaba ari amanjwe. Yesu wazutse niwe wamanutse mu ijuru aje kudusura ngo atumenyeshe byimazeyo Imana Data dukunda rwose. Niwe zuba rirashe, niwe nyenyeri yo mu rukerera rw'ubuzima bwacu, nkuko tubisoma mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 28, no mu gitabo cy'umuhanuzi Malakiya umutwe wa 3 umurongo wa 20. Nguko abakristo bahaye agaciro uyu munsi wa Pasika wagenurwaga na Pasika y'Abayisiraheli, maze umunsi w'izuba
Dies Solis wahimbazwaga bya gipagani uza gusimbuzwa umunsi w'Imana zuba rirashe, Dies Dominus, ari wo munsi w'Imana ishobora byose, ari wo munsi Yezu yazutseho. Uwo munsi wakomeje guhimbazwa ku buryo bwa Kristo. Niwo munsi intumwa za Yezu zateraniraga hamwe nkuko tubisanga mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana intumwa umutwe wa mbere umurongo wa 10. Bityo n'abakristo ba mbere baboneraho bakajya baterana kuri uwo munsi. Reba imibereho y'abakristo ba mbere mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 42 kugera ku wa 47. Niyo mpamvu buri cyumweru duhimbaza Pasika ya Nyagasani ku buryo buhoraho, ubutumwa bwa Kristo wazutse. Yesu amaze kuzuka yatanze ubutumwa bw'ihumure no kwifuriza abe kugira amahoro, na nyuma yaho yabonekeye abigishwa be bari hamwe bikingiranye, bafite ubwoba ko batinyaga ko Abayahudi babagirira nabi. Maze Yezu arababonekera ababwira ubugira gatatu ati nimugire amahoro. Ibyo tubisanga mu Ivanjili Yohana umutwe wa 20 umurongo wa 19 kugera ku wa 31. Bavandimwe, iyi Pasika nibi yo kuduhumuriza kandi natwe duhumurizanye. Bavandimwe, twikingiranye mu nzu, namwe abari kwa muganga cyangwa ahandi mu bikorwa byo kurengera ubuzima no gutabara abari mu kaga. Twese dufite ubwoba kubera gutinya icyorezo. Yezu wazutse nadutabare haboneka igisubizo kirambye, kuko ari we wenyine duteze ihumure n'amahoro nyayo. Tuzirikane kandi ku butumwa Yezu amaze kuzuka yahaye Petero igihe amubaza ati, Simoni Petero mwene Yohana, urankunda kurusha abangaba? Petero nawe akamusubiza agira ati, yego Nyagasani, uzi byose, uzi ko ngukunda. Nkuko tubisanga mu Ivanjili Yohana umutwe wa 21 umurongo wa 15 kugera ku wa 19. Natwe rero Nyagasani arashaka ko tumuha umwanya w'ibanze mu buzima bwacu, ko tumukunda kuruta byose, dore ko hari byinshi twamusimbuje mu buzima bwacu, maze natwe azatugabira umwanya mu ngoma ya Se wo mu ijuru. Ingingo ya 3 tuzirikana inshingano duhabwa na Kristo wazutse. Ubutumwa Yezu yatanze amaze kuzuka burajyana n'inshingano yaduhaye twese, uhereye kuri bari abagore babiri no ku ntumwa ze, igihe ababwira ati, nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose, dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Ibyo tubisanga mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 19 kugera ku wa 20. Natwe Yezu wazutse aradusaba kumubera abahamya, tukamubera abahamya mu bantu b'iki gihe no muri isi ya none, tugakwiza hose inkuru nziza y'ihumure n'amahoro bituruka ku Mana. Dufatire urugero ku mibereho y'intumwa za Yezu, zo zitigeze zicika intege zo kumuhamya naho urugamba rwabaga rukomeye. Reba nk'igihe umuherezabitambo mukuru nabo bari kumwe babuze intumwa za Yezu kwigisha, bati, twari twarabihanangirije dukomeje kutazongera kwigisha mwitwaje iryo zina, none dore Yerusalemu yose mwayujuje inyigisho zanyu, nimuze mwisobanure imbere y'inama nkuru. Petero na bagenzi be bagasubiza nta bwoba bati, ntituzaceceka guhamya ibyo twiboneye n'amaso yacu kandi tukabyumvira n'amatwi yacu.
tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Imana y'abasokuruza bacu, imwe yazuye Yezu mu bapfuye, uwo mwishe mumumanitse ku giti. Ibyo turabisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 5 umurongo wa 27 kugera kwa 30. Ibi rero biragaragaza inshingano twese ababatijwe dufite zo guhamya Kristo dushize amanga. Dusenge. Nyagasani Mana yacu, dore duhimbaje Pasika ku buryo budasanzwe. Turikingiranye mu ngo zacu, dufite ubwoba bwo kwandura icyorezo cya coronavirus. Ngwino turengere, udukize iki cyorezo, maze natwe twongere gusangira n'abavandimwe bacu ibyishimo bya Pasika mu gitambo cy'Ukaristiya. Turi kandi mu gihe cyo kwibuka abavandimwe bacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugutuye abo yasigiye ibikomere by'umutima n'umubiri bose, ubomoze ibikomere byawe byadukijije. Babona ibyishimo ahari agahinda, babona ukwizera ahari ukwiheba. Kristo wazutse, we Pasika yacu, we wigabije urupfu kugira ngo utubumbire hamwe. Duhe gucya ku mutima, tuzukane nawe, tube mu mucyo w'ubugingo bw'iteka, tubikesha kuvugururwa na Roho wawe. Dusakazeho umugisha wawe w'igisagirane, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Aleluya, aleluya. Pasika nziza kuri buri wese.